tandukana no kugura inzu Kibagabaga uhenzwe uze nkwihere inzu nziza cyane. Ni Villa House, nimba ufite budget ya miliyoni 330, reka nkwereke inzu nakuzaniye. Banyarwandakazi, nongeye kubasuhuza ariko mbifuriza n'umwaka mushya, ariko nkwifuriza ko wakwinjiramo wigurira iyo Villa House nziza umaze kubona kuri kamera yawe. Ni inzu nziza ubona ko iri muri quartier nziza, ifite abaturanyi beza mu by'ukuri. Iyo mbikubwiye gutyo ariko kumva n'igiciro cyayo, nibyo biyita ko ari inzu nziza cyane. Mutise iyi Villa House tuzaniye ifite igiciro cyiza, idahenze, ingana gute? Ni ibyumba 5, buri cyumba giye gifite douche na toilette. Ubwo ngubwo salo na salle à manger yo ni ibisanzwe, ariko genda kunzu ino nzu ikiranuye kubera yuko iyi nzu yari bugire ibyumba bigeze nko mu 8, ariko yagiye yija ibyumba, buri cyumba cyose ushobora kuba wakwibeshya ko ari nka chambre principale, kandi ikagira na parking nini. Reka tunakomezanye yewe twinjirana mwereka uburyo inzu yacu yubatsemo. Izi ni za nzu rero ziba zifite amapula meza cyane adasanzwe, ariko nakunze uburyo yubatse ku butumburuke bwo hejuru. Buriya hari abaza bakavuga ngo ntabwo biri byiza, ariko ibi bintu reka nkubwire icyo bimara. Ibi birinda imidite inzu, kandi mu gihe wicaye kuri rwa rubaza rwa saro nabyo biguha view, uba utuye neza cyane. Aha parking yo n'imodoka enye nabibabwiye, ntago mbitindamo cyane, ariko tunakomezanya. Muri iki gihe ntago bigezweho byo kubakorera amavideo maremare ushobora kureba ukarambirwa, turihuta cyane mu by'ukuri. Aha ngaha tuhafite jaride nziza cyane, ntabwo ushobora kubaka wibagirwe ijaride, ariko wakubura amaso nanone ukareba ni White House ziri ku murongo. Yewe ese wagize ngo nizo hirya ntizigurishwa, waza wowe ugacagura, niyo mpamvu mbana zikuzaniye. So aha ngaha duhagaze rero ni amasikariye adufasha kuzamuka kujya hejuru, ariko uyu muryango mubona ni ujya ku manex. Nuza gusura tuzagukingurira tukwereka amanex yacu. Ubwo apa ari ibyo byumba dufite n'amanex. Aha ngaha tugeze muri rwa rubaraza rwiza cyane rwo hejuru. Ibyo nakubwiraga ngo iyo wicaye aha umeze nk'uri kuri rooftop. Ndagira ngo nkwizeze ko izi nzu zimeze gutya zubatse ku butumburuke bwo hejuru ni nziza cyane, nta nubwo zari zihari mu by'ukuri. Aha ngaha rero tuhafite urugi runini rugari cyane, mu gihe warukubitamo amarido rutanga umucyo mwinshi, cyangwa se ukaba wazimya n'amatara ubwayo, bigufasha kuba ufite umucyo mu nzu. Karibu muri salo yacu na salle à manger n'igikoni. Ni za nzu usigaye mukunda zubatswe ku buryo bugezweho, bumwe dukunda kwita ngo ni open kitchen, open salle à manger. Ariko ndebera ubudasa bw'iyi nzu yacu, ndebera nawe, undebere iyi TV stand n'amatara agiye ariho, urebe hejuru y'amatara bita sineka meza cyane. Ariko dufite n'andi matara hano ameze nk'imigozi. Ndakubwiye ngo mu Rwanda hasigaye, usibye no kumenya kubaka, hasigaye hari ibikoresho cyiza cyane byo kubaka. Nuza kugura inzu uzarebe ku bikoresho yubatse. Iki ni igikoni cyiza cyane, kuko iyo uteye amaso ukareba uburyo gikoze, ukareba aya matara amanitse aha ngaha, ukareba n'aha hasi ukuntu gikoze, ni igikoni kiri mu mwanya wa firigo munini, kiri mu mwanya wa gazi kuka, ndetse n'aho kogereza habiri. Inzu yacu rero kuri miliyoni 330 wabasha kwisanga muri Kigali Banseri. Ndi Moses, ariko tugiye guhera mu byumba 2 biri hano hasi tunakomezanya. Yewe ndetse sinshaka kubatindira, urabona ko iyo tugeze hano duhura n'urugi rurerure kandi runini.
nakubwiye ngo nujya kugura inzu ubanza rero ibikoresho biyikoze. Ahangaha rero mpagaze mfite icyumba, ahangaha tunagihereho, nitukivamo ndahita mbereka ikindi cya kabiri. Ariko urabona ko ibyo nakubwiraga ntabwo njya mbeshya abakiriya, ni ibyumba binini kandi buri cyumba giye kirimo garderobe. Banyerekera iyo dushe na tuwarete ikoreshwa n'ibi byumba biri hano hasi. urabona ko ni ibintu bisa neza kandi bifitanye isano. Twagira aha turasanga ikindi cyumba kinini, navuga ngo inzu yagiye ibyumba 8 ariko yahisemo kwikata neza. Amatara ni yayandi uko mubona, garderobe zirimo. Iyo ugura inzu uyikodeshe ahangaha udashatse guhenda abakiriya, baguha nk'icyatanu cy'idolari nta bikoresho. Reka nkubwire, ufite na stock ahangaha ushobora kuba wakoresha ukaba wayirekipera. Ni umwanya w'umunsi ya sikari kubona ko nawo ari munini. Reka tuzamukane mu kirere. Twazamutse aho tugiye kuyoreka ibyumba 3 bisigaye. Ndebera iki cyumba, nyamuneka ntiwibeshye, iyi ntabwo ari master bedroom. Nimba ubasha kubona kuri kamera yawe, hari ibiti byiza bitanga umuyaga. Buri nzu itari kwa kundi zicucitse, ubona ahantu ho gufatira umuyaga. Ndebera dushe na toilette y'iki cyumba, ukuntu ari nziza. Njye nakunze ibikoresho bigiye bifunzemo. Twakomeje kandi uyu munsi simbatingira, ahangaha duhura n'icyumba nacyo kinini cyiza kimeze nka master bedroom. Ndebera iki cyumba cyiza cyane, ni icyumba ubona ko cyujuje byose. Ubwo dushe na toilette yo ni urucabana, ibikoresho yaba lavabo yaba toilette ni sawa cyane. Ubwo kandi ubudasa bw'icyumba ngiki twakiriye, ndebera master bedroom. Nimba warebye salo neza, nini cyane wagira ngo ni salo. Iyo witegereje ukabona espace hari ubaraza, nakubwiye ngo gura iyi nzu ujye wifatira akayaga gaturuka mu ishyamba ryawe hepfo. Aha tuhafite mira nziza ushobora gukoresha uvuye muri dushe ya toilette. Tukagira garderobe nziza ahangaha, ndetse tukagira na bathroom nziza cyane. Urabona ko nini cyane, ifunze n'ikirahure cyiza, yewe lavabo yo gukarabiramo n'imiruwari yayo. Urabona ko inzu yacu ari perfect. Reka tujyane kuri rooftop. Twazamutse aho tugeze kuri rooftop yacu nziza cyane, nini yisanzuye. Ubona ko iri provisoire ariko hazajyaho cya kirahure, ukajya unywa gacyayi ureba view, ariko unatwikiriye ku buryo uramutse imvura iguye itakugira. Ureba abaturanyi impande n'impande, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Reka nkubwire, nimba ukunze inzu, ndabizi ko utakibeshya wayikunze, duhamagare kuri iyo nimero uze wigurire kuri $330,000. Ibyumba ni 5 n'amadushe 5, ni hano Kibagabaga. Ndabashimiye kandi amahoro y'Imana bane namwe.